ubwo burozi bukatumarira iki? Bukatwigisha kugira amanyanga n'uburyo bwo guhisha ibyaha byacu kugira ngo tutazagira aho duhamagazwa ngo tujye kubyihana. Ibi ngibi mvuze murabyumvise? Noneho hepfo haranditse ngo Bibiliya ivuga amagambo akomeye cyane yo guciraho iteka ibinyoma byose, yo guciraho iteka ibikorwa bidakwiriye byose ndetse no kutizerwa. Kuba utari umwiringirwa, nta wakubitsa, nta wakuguza, ntiwishyura. Uwaguhaye aguha 100, ejo bundi ukamubwira ati wampaye 30, ukaba utari umuki, utari umwiringirwa. Bibiliya ibiciraho iteka. Hepfo haranditse ngo ariko neretswe yuko ubwoko bw'Imana bwishyize mu ruhande rw'umwanzi, bumviye ibishuko bye maze bakurikiza uburiganya bwe kugeza ubwo ubwenge bwabo bugimba mu buryo buteye ubwoba. Abantu basigaye bayoborwa n'uburiganya bwa Satani, ngo ubwenge, ngo byatumye ubwenge bwacu bugimba, ngo kandi bugimba mu buryo buteye ubwoba. Noneho ndaza kujya hirya, kuba umunyakuri niko kagingo turiho. 111. Uvuga ibinyoma kandi agakora iby'uburiganya yiyimisha icyubahiro. Iri jambo mbese muraryumvise bene data n'abashiki bacu? Uvuga ibiki? Uvuga ibinyoma kandi agakora iby'ubuki ajya yiyima icyubahiro. Uzi ko umuntu amenyera kukubeshya yazakubwira ukuri ukagira ngo ari no kukubeshya? Uzi ko umubeshya abeshya igihe yazaje no kwihana ukagira ngo ari kukubeshya? Uzatinye kuba umuriganya, uzatinye kuba umubeshya. Biri mu byaha bya mbere bijya byaka umuntu icyubahiro n'icyitwa kwiringirwa. Noneho twakavuze byinshi, ariko kuri aka kagingo ndagasoreza aha. 112 ndagenda nsoma byibuze bikeya kugira ngo mubyumve. Haranditse ngo uburiganya ubuki nibwo mendeze yo kuba akazuyaze kwa benshi bavuga yuko bizera ukuri. Igitumye abantu badashyuha mu by'Imana ngo ni kimwe, icyitwa iki? Buriganya. Nshuti muvandimwe, ntaho wariganije, ongera usubize umutima wawe inyuma. Reba, iyo bigeze ku cya 10 ntujya ukuraho $1, byagera ku maturo ugakuraho amasenti. Ntiharaho na ujya wiguza n'iby'Imana bikazanasoza utagize n'ubushobozi bwo kubyishyura. Muzatinye icyaha cy'uburiganya cyashyizeho iherezo ry'abantu bangahe? 3. Namwe muzi kumva. Wa mbere ni uwitwa Namani, yarariganije bamuhereza ibihembo. No mumbabarira, uwa mbere uwitwa Namani ubwo yarazanye ibihembo akabihereza Elisa akabyanga. Turi kujyana. Nuko umugaragu wa Elisa witwa nde? Witwa Gihazi, arangije aragenda arariganya ati burya databuja arabimpumye. Barabimuhereza, yabanye ibibembe arabipfana kandi yari yarahamagawe mu murimo w'Imana. Si uburiganya mu murimo we. Uwitwa Yuda yaragurishije, agurisha amafaranga yatumye Yuda yiyahura. Yari amafaranga makeya yari mbese n'igihe yagurishaga Yesu umugwaneza ufite imbaraga utaragiraga uburwayi. Turi kujyana. Wari uzwiho impano zikomeye. Uzi ko Yuda yagiye kumugurisha ngo akamugurisha ngo ku giciro cy'imbati ihendutse kurusha izindi? Turi kujyana. Ubu mbese ku isoko ry'imbata, ubwo ndi kuvuga ry'abacakara uko ryaremwaga, bafataga abasore bagahagarikaho. Nuko bamara kubahagarikaho, ariko reka tubikore kugira ngo muze kubibona. Patrick n'uwo mugenzi wawe na Ndayisaba wo muri Michigan, nimuze hano mwihute ko muri abasore ko muri gutinda. Ndayisaba wo muri Michigan, nako wo muri Ohio,
wo muri Ohio. Ngaho noneho tugiye kubahereza uru rugero kugira ngo muze kubireba kandi mubyumve uko bahagaze. Wewe urahagarara hariya hirya, ntuza Ndayisaba hirya. Ngaho n'uyu mwana uri iruhande rwa Museveni nawe nasa. Ngwino nawe uhagarare hano iruhande rwa Patrick. Uko muri kubareba ari gutya ari bane, banganya imbaraga, banganya ubuzima. Uwabashira mu murima bakora kimwe? Bakora kimwe? None se ugiye kubahemba ushingiye ku mbaraga zabo, ubwo wabahemba kimwe? Uyu nguyu muri kubona ni muto, yego ugendeye kuzamara igihe kirekire yarutabariye. Turi kujyana kuko nimba afite 15 undi akaba agejeje kuri 30, ubwo uri kumva ko uwa 30 afite garanti yo gukora byinshi mu gihe gito, ariko imyaka ye nayo yo kurama yagiye igabanuka kuko umunsi wose turamye ibigabanutseho. Noneho bivuze ngo uyu ushobora kumutangaho menshi kuko ari umwana, afite ahazaza, afite ubuzima, ibyo ukabigenderaho. Ariko hirya Patrick aramutse abayangana na Eliza uyu nguyu, imyaka baranganye. Turi kujyana. Ukaba ukeneye umuntu wo kwikorera. Patrick biremereye wikoreye ni ibiro bingahe? Mirongo ine wabiterura? 50? 50 reka tuvuge yuko atabishoboye. Elize arabishoboye, afite ibitugu bigari, afite amatuza, azagira gute? Azabishobora. Kandi ku myaka bagenje bate? Nujya gufata Patrick nuriya uri bukora ibiremereye akaba afite imbaraga, n'ubundi cyo baguriye ari imbaraga, uzishyura menshi kuri indi kuri Eliza. Noneho ubwo aho ngaho murabyumvise. Noneho hakaba hari uwitwa ni Ndayisaba. Ndayisaba akaba ari umurwayi, afite indwara y'impyiko, impyiko ze ziri kuziba. Afite indwara y'umutima, umutima utera nabi, igihe n'igihe wanahagarara. Ubwo ni urugero, ntabwo turi kuvuga ibizamini byo kwa muganga. Turi kujyana. Nuko ikindi urebye arwaye umugongo, nushiraho ibyo kwikorera ntazikorera byinshi. Ndayisaba aho kugira ngo umuguru uzanagure n'uyu mwana, amafaranga menshi wayatanga kuri indi. Aho ni mujye kwicara. Uko uriya mu mugaye amafaranga yatangwa niyo na Yuda yatse kuri Yesu. Sinzi nimba icyo ngicyo mucyumvise. Niyo yatse kuri indi. Kuko turasoma ngo amafaranga y'imbati yahendutse kurusha izindi. Ayo niyo Yuda yageze nyuma arangije aravuga ati ubwo ihendutse kurusha izindi zose ari ibice 30 by'ifeza nimubizane. Ariko abanyembaraga n'abakomeye ntabwo arayo bahabwaga. Noneho bana b'Imana, Yuda ubwo buriganya Yesu abizi, no kuba yari umudiyakoni, ngo Yesu yaramuhaye n'uwo murimo kugira ngo uzamweze. Ngo Yuda nk'igikorwa cyose cy'ineza akoze ngagakoramo akiheba. Harya sinyuvuye guhaha, utumye ujya kuguhahira wamuhangara ati ni amadolari 20, akamenya kwema ya nayanjye. Harya ntitwatumwe kujya kubwiriza ubutumwa, harya ubwo umubwiriza butumwa umunsi wose wiriwe agoka akabatariye ibyari kumutunga nangahe? Ni 30. Igihembo cye cyari kubarangahe? Ni 200. Atayangaya nayanjye. Nuko arangije abikora atyo nawe icy'uburiganya, kugeza ubwo ibyo biceri yabijyanye, yemwe nuko bitari bifite agaciro, yabaye akibitanga. Barangije baramubwira ati pana feza zawe. Nuko arabibajugunyira, aragenda arimanika, agwa hasi arasandara. Icyitwa uburiganya no mu itorero ry'abera bwabayemo
uwitwa Ananiya na Safira muzi ngo bari abapagani, muzi ngo ntabwo bari barabatijwe, muzi ngo ibyigisho by'intumwa ntabwo byari byarageze kuri bo, muzi ngo umwuka wera w'Imana ntiyari yarakarabakabye imitima yabo, sinawo wabateye kwitanga. Ariko bageze nyuma barangije barareba ati nitutitanga abantu batuziho yuko dufite ubutunzi ko bazatugaya. Umwuka wemeza imitima yabo ati natwe twitanze isambu. Intumwa ati mugende mujye kuyigurisha ibiguzi byayo muzageza. Bamaze kuyigurisha barebye izo miliyoni ati zose tukazitanga. Ati rero mudamu bajya inama umugabo n'umugore, reka twemeranye tuzakora iki? Dufate umugabane umwe tuvuge yuko ari byo biguzi by'isambu. Uburiganya babeshe umwuka wera w'Imana. Umugabo ahageze ati yemwe ibi nibyo biguzi. Ati kubera iki muri kubesha umwuka wera w'Imana? Hatabayemo kumuburanya, hatabayemo iki? Imana yahise imutangira avuga ati ntago nemera ko uyu muriganya azakomeza kuba mu itorero ryanjye. Aho ahagaze aho umwuka urahera yitura hasi arapfa. Umugore we nawe azayakerewe, ibyamukereje simbizi. Ko basomye muri Bibiliya ngo yari yashize nk'amasaha abiri. Umugore nawe araza atazi ibyabaye. Intumwa ati ibi nibyo biguza. Ati yego. Atariko kubera iki mubesha umwuka wera w'Imana? Dore abavuye guhamba umugabo wawe bageze ku muryango. Nuko nawe ahita agwa aho ngaho, nawe barangije baramujyana. Nshuti muvandimwe, weho uburiganya ntabwo ubona ko bugiye kuguta muri Gihenomu? Ntabwo ubona ko kubeshya bigiye kuguta muri Gihenomu? Bana b'Imana, Yohana 17:17, dukwiriye kwejeshwa ukuri kandi ukuri kukaturatura. Dukwiriye kuba abanyakuri ku kintu icyo ari cyo cyose, ku giciro cyose bizagusaba. Ntugahangare kubeshya, ntugahangare kuriganya, ntugahangare n'icyitwa ngo ni uguhendana ubwenge. Guhenda niki? Guhendana ubwenge. Noneho ako kagingo ka mbere reka tukazeho. Icya kabiri, nimba turi urwandiko rwa Kristo tuzabaho dufite urukundo. Tuzabaho dufite iki? Matayo 24:12, mu minsi y'imperuka urukundo rwa benshi rukazakonja. Urukundo ruzashira mu mitima y'abantu, ubugome bari bwo bugwira. Mbese nawe uri kubona utamaze kuba umugome? Aho umuntu agwirwa n'ishyano nawe ukavuga ngo wawa uri umugome. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 13, tujye dutinya iki? Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 13 ho havuga neza ko icyo ari cyo cyose twakora, yemwe nubwo umuntu yakwitanga kugira ngo atwikwe cyangwa amanikwe, n'umurimo twakora umuntu akitanga agatumwa kure, ariko nta rukundo afite, ijambo ry'Imana riravuga ngo aba ari kurushwa n'ubusa. Bibiliya iti nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, babindutse nk'umuringa uvuga cyangwa nk'icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano zo guhanura, nkamenya ibihishwa byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo naba ndicyo. Uyu muntu aroroshye gukuraho umusozi, wa musozi wimuka ukavaho. Muri kumva yoroshye? Ntiyaba afite impano idasanzwe, ariko adafite iki? Ntacyo aricyo. Hepfo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose, uyu muntu yaba ari intwari. Bya bindi byananiye Safira n'umugabo we. Nubwo nagenza, nubwo nabitanga ibyo mfite byose, ngo ngaburira abakene ndetse nkitanga n'ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira, ntacyo byagenza bite. Urukundo rurihangana, icyo ni kimwe. Kuba dufite urukundo, icya mbere ni uko tuzagira kwihangana. Urukundo rugenza ute?
ntabwo rujya rurambirwa. Iyo ufite urukundo ugira icyitwa kwihangana. Icya kabiri, rukagira neza. Icya gatatu, urukundo ntirugira ishyari. Icya kane, urukundo ntirwirarira. Icya gatanu, urukundo ntirwihimbaza. Hepfo, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose. Rugenza rute? Uguhemukirwa kose kwabaho. Iyo uri umuntu ugira urukundo, umutima wawe warogejwe n'urukundo, ntawe wabaho ku isi uvuga ngo uyu sinamubabarira. Nashaka abe yaraguhekuye imbyaro 14 zose wabyaye, naza imbere akakubwira ati mbabarira, zamubwira ati yo humura, akubabariye kera. Mbese ntabwo ujya ubaho hari umuntu wanze kubabarira? Iyo habuze icyitwa imbabazi, nawe bijya bikwimisha imbabazi imbere y'Imana. Se ntimusoma muri Matayo 6:14? Nimubabarira abantu ibyaha byabo, nanjye nzabababarira ibyaha byanyu. Ariko nimutabababarira, nanjye sinzabababarira ibyaha byanyu. Imana yigiye gusaba ikintu kimwe. Nimba wifuza kubaho ubona imbabazi imbere y'Imana, nawe yuba utanga imbabazi. Noneho urukundo rubabarira byose. Hepfo, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzakurwaho, kuzagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice. Ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Noneho dukwiriye kubaho turi abantu bafite urukundo. Icya gatatu, kwita ku bakene ndetse n'aboroheje. Kwita ku bakene. Ntimwumvise yuko Yohana abwiye abantu ngo kugira mwere imbuto zikwiriye abihannye, ufite imyambaro ingahe? Ufite imyambaro, ariko tujye tunumva Bibiliya, ufite imyambaro ahe umwe utagenza ute. Ni ukuvuga ngo ukwiriye kuzajya utanga ibyo utanze bikangana n'ibyo usigaranye. Dukurikije Bibiliya niko ivuze. Icya kabiri, ngo nufite n'ibyo kurya nawe agenza ati. Ayi, none kuko ubugome bwagwiriye muri twe, umuntu yanga gutanga akabimena. Umuntu yanga gutanga ng'imyambaro y'abandi bayambare, ikazagenda igacupirira mu kabati, akazayikuramo agiye kumena, kandi abambaye ubusa barabwambaye. Nshuti muvandimwe, ongera witegereze nimba ubugome butaragwiriye muri wowe. Kwambara imyenda ukagira inkweto imiguru irenga ingahe, ariko hirya ntawe ujya wibuka ngo byibuze reka nawe muhereze, reka nice bugufi kugira ngo n'undi nawe muzamuke. Bitewe n'imibereho twabayemo, nta muntu wakenera umukene ngo amubure. Ubwo se turavuga ngo twarababuze? Bagenje bati barahari. Abakene baragwiriye mu miryango, abaturanyi mwaturanye nabo mubana. Ariko nshuti muvandimwe, nimba utagira ibyo wigomwa kugira ngo ugire uwo uzamura, ntabwo Yesu ari kuvuga ngo ntabwo uri urwandiko rwanjye, kuko imbabazi zanjye ntibazisoma kuri wowe. Yesu n'iteraniro warirebaga akavuga ati ntimusezerere aba bantu, dore ubu ni ubwa gatatu aba bantu bashonje gutya murabasezerera n'inzara, ati ahubwo nimubagaburire, turabahereza ikibi bakwiriye, utwo dukeye. Yesu akadusaranganya kandi tukabagwiza. Abantu b'Imana dukwiriye kugira intera imwe ku bijyaniranye n'ubufasha. Ibyuzuye inda imwe byahaza inda eshatu. Murabyemera? Ibyuzuye inda imwe byahaza inda kandi bakarama bakabaho. Ntukazajya urya ngo urenze mbiga.
ngo ibisigaye uzabimene, kora ibishoboka byose kugira ngo icyo cye kuzakubaho. Wicishe bugufi, ugire uwo usangira nawe, ugire uwo wambika uwo mwambaro, ugire umuntu uri bugubwe neza ku bwawe, nibwo uzaba ubaye umukristo. Noneho n'ikintu nashimiye ijambo ry'Imana ni uko abo Yesu azakira ku munsi uheruka atazabaza idini. Ibyo mwari mubizi, ni iby'ukuri koko. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cyaho n'icya 2 umurongo n'uwa 4, Imana ishaka yuko abantu bose bamenya ukuri kandi bagakizwa. Hari amadini y'ibinyoma ni ukuri, ariko hirya hari ab'ibinyoma bari mu idini ry'ukuri kandi bazabura ubugingo. Ibi mvuze mwabyumvise. Matayo 25:31 haranditse ngo, ubwo umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be bose afite ubwiza bwe. Reka nsome. Nibwo ngaho ndasoma. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyira ibumoso bwe. Maze umwami azabwira abari ibumoso bwe ati, mumbabarire. Maze umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muraga ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko nari nshonje muramfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Maze abakiranutsi bazamubaza bati, mwami twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo unywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data baboroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Bashimiwe ibintu bigera kuri 6. Icya mbere, bagaburiye abashonje. Icya kabiri, bahaye icyo kunywa abafite inyota. Icya gatatu, bacumbikiye abashyitsi. Icya kane, turi kujyana, bambitse abambaye ubusa. Icya gatanu, basuye abarwayi. Icya gatandatu, basuye abafunzwe. Noneho Yesu aravuze ngo, ubw'ibyo byose mwabikoze, ndavuga yuko ari njye mwabikoreye. Mwana w'Imana, ngaho subiza umutima wawe hamwe, wibaze iki kibazo. Kuri mu isi, ko Yesu ari bugufi kujya kuza, ni iki kizatuma uba iburyo bwa Yesu? Ni iki kizagushyira iburyo bwe? Ni ibikorwa byiza ufite? Ni ubufasha bwiza ufite? Ese ubu ngubu uracyashyashyana kugira ngo ugabure? Ubu uracyatumira umushyitsi kugira ngo arare iwawe? Abantu ubu ngubu abenshi ntibakigira n'icyitwa kwinginga. Kugenza uti? Kwinginga. Kandi nta muntu w'Imana ukwiriye kuba atagufite. Kwinginga nayo ni impano igitangwa n'Imana. Mwari mubizi? Kutarambirwa. Ihangane, wigenda, babarira, oya, utava mu nzu umeze utyo. Aho ubu ngubu, ni ukumubwira ati ndagiye. Nuko atitaye niyo ugiye, ati yewe nta kundi. Mbese icyiza ni uko umuvira mu nzu kugira ngo abone kujya mu bikorwa bye. Uku kwinginga yari impano Aburahamu yari afite, yari impano Loti yari afite. Murabyemera? Mujya musoma no mu gitabo cya Luka, umupfakazi wagiye kwinginga umucamanza ngo ntabwo yarambirwaga. Umucamanza yari yaravuze ati, mbisa sinzakwitaho. Ndakaza ati, ndakwinginze mburanira. Umucamanza ageze nyuma ngo ariko nubwo ntubaha Imana, ngo ariko kuko uyu muntu amaze kundembya, reka njye kumukorera ibyo kugira ngo atazakomeza kuza akomeza kuntesha umutwe.
Mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo baranditse baravuga ngo uko kwinginga ni impano y'Imana. Nimba hari abantu babaho batinginga, tubana batinginga, uzajya umenya ngo ni Imana ntibayinginga. Mwabyumvise? Mwana w'Imana, ni ikibazo nakubajije, ni ikibazo byanditswe bikubajije, ko Yesu agiye kuza, ni iki kizagushyira iburyo bwe? Igikorwa cyiza uzashimirwa ni ikihe? Uragabura. Hari uwugeranya mukavuga ati nanjye ndikase, burya uko natetse ukwezi gushize nabonye naramennye ibyo kurya byinshi, reka ngabanye bishi, nyigenze nte nyigabanye, byibuze reka nkureho amadolari 100 ndebe ko hari abo nanjye nagaburira, kurusha kujya kugaburira inshishi zo mu bimoteri. Abana b'Imana n'abacunguwe nayo bari kwicwa n'inzara. Wikomeza kugwiza imyenda, ufite myinshi, ambara ugize uwo wambitse, ibyo biba intero yawe. Icya kane ni ukuba umunyamahoro. Kuba umuki. Hari abantu babaho mu gitabo cyitwa n'umurimo wo gukiza, ujye ugira umwaka wo kujya kubaza amakuru akakubwira amacumu. Umuntu w'Imana ntaba hafi. Waramutse ati naramutse ntese ko mpfuye, ati muri aho turiho duteze ko turi kubora. Nta umuntu ufite kwizera Imana ntajya aba hafi, ahubwo aba afite amahoro mu mutima, yishima iteka. N'ibibazo byamugwirira yakomeza kuba hafite amahoro n'icyitwa gukomera. Amahoro ajya atangwa na Yesu. Yaravuze ngo aya mahoro yanjye ngenje ni, ntabwo uzaba urwandiko rw'udafite ayo mahoro atanga. Kubura umuntu ugenda byacitse, aho ukabura umuntu w'umunyamahoro. Njye nasomye amahoro witwa Petero yari afite arantangaza. Ku bantu basomye ibyakozwe n'intumwa 12, muzasome icyo gice cyose. Harimo inkuru ya Petero n'inkuru ya Yakobo. Yakobo Herode yaragiye aramufata, amaze kumufata aramufunga. Hatabayemo kumuburanya, hatabayemo kumwumva, hatabayemo iki, ahita yohereza umuntu aragenda afata ntuza Yakobo, bamuteragura ibyuma, Yakobo arapfa. Itorero ryose rigira ubwoba. Herode abonye yuko ibyo byashimishije Abayuda, ahita agenda afata na Petero. Arangije aravuga ati nzamubazanira ku munsi ukomeye wa Pasika. Petero baramuboha, bamushyira mu nzu y'umutamenwa, aho tujya dusoma ngo yari yubatswe hagati mu mabuye, ntawe wacukura ngo uzagere kure ku rutare. Ukuboko kumwe guhabwa umunyururu, guhambiriye uhabwa umusirikare. Amaguru bashyiramo icyitwa ngo ni imbago, arizo mbaho barahambira. Umunyururu ugenda ujya ku wundi musirikare, afite abasirikare bagera kuri bangahe ndetse ku basomye bari bamurinze. Abasirikare bangahe? 16. Uyu muntu muri kumva yari kuzanyurira, ari bubyuke bamwica, ari bubyuke bagenza ute? Ntabwo yaryamye ngo abure ibitotsi. Wasinzira ninde? Wasinzira? Baguhaye randevu yuko ari urupfu rwawe. Uba benshi babibuzwa, bakabibura naho hakomeye batahageze. Ariko Petero yararyamye kugeza ubwo marayika yageze mu cyumba cye, umucyo uramurika. Petero arakomeza araryama, amukoraho. Petero arakomeza arakomanga, yewe Petero kanguka. Petero hagiye gukangukira, wagira ngo ari kurota. Marayika ati fata umwitero wawe, ambara n'inkweto. Yamenye uruhirabo, anyura ku rugi rwa mbere ari kumwe na marayika, rurafunguka. Anyura ku rwa kabiri, rurafunguka. Akanyura ku basirikare, akabona bari aho bahagaze. Petero aravuga ati ibi bintu ntago bishoboka. Kugeza ubwo yageze hanze,
marayika arangije amusiga aho ngaho. Petero amenya yuko atarari mu nzozi. Icyo cyitwa ngo ni amahoro. Bana b'Imana natwe turayakira. Uhora umuntu ari wowe gashoza ntambara, uhora umuntu ari wowe uri mu ntambara, intambara ujya kuyikemura ukayikemuza indi. Ayo mahoro y'Imana itanga nawe urayakeneye. Uzaba ubaye urwandiko rwiza ayo mahoro Yesu atanga ari mu mutima wawe. Icya gatanu, tuzaba tubaye urwandiko rwiza igihe tuzabikora mu buryo bwiza. Icyitwa ngo ni ukwihana, ni ukwatura ndetse no kureka ibyaha. Tugeze ku cyitwa ngo ni uguhinduka. Kwihana, kwatura no kureka iki? Warihannye, ubabaje umusaba imbabazi. Uko kwicisha bugufi kuba mu mutima wawe, nimba kutaba uri umukristo uri umupagani, kizagaragaza yuko uri umukristo. Ikizagaragaza yuko wera imbuto zikwiriye abihannye ni uko kwihana uzaba ugufite, ibindi bigakurikiraho. Noneho icya gatandatu aricyo cya nyuma ni ugutanga icyitegererezo cyiza. Gutanga igiki? Icyitegererezo cyiza. Bana b'Imana, tugeze mu isi isatira umusozo. Isi itari buri turengana aha ngaha, kandi hamaze kuzamba, yamaze gucuya. Nimba udafite amaso y'umwuka ntubibona, ariko byari bikwiriye nuko dukwiriye kubaho duhagararira Yesu, kandi nanone tumuhanisha imico yacu. Ngaho shyira ku musozo amagambo nibuze gusoma mu gitabo cyitwa inama zigirwa itorero, ku rupapuro rwaho ni urwa 89. Haranditse ngo umunsi wose wije, umunsi wose ugenje ute, urushaho kwigiza hafi imperuka. Mbese ni nako utwigiza hafi y'Imana, cyangwa ahubwo twari bugufi bw'Imana ubu turi kugenda turushaho kwitandukanya nayo? Iri jambo ndagira ngo muryumve. Umunsi wose ugenje ute, urushaho kutwegereza imperuka. None ni nako twigiza hafi y'Imana? Icyo kibazo nawe kibaza. Hepfo hati, mbese duhora turi maso kandi dusenga? Abo duhorana uko bukeye n'uko bwije bakeneye ubufasha bwacu, kandi bakeneye kugira ngo tubayobore. Bishoboka ko ibitekerezo byabo bitegereje ijambo twababwira, maze umwuka wera akarishimangira mu mitima yabo, nk'uko umufundi aboneza umusumari ahashaka kuwutera. Bishoboka yuko ejo abo bantu bazaba bari aho tudashobora rwose kongera kubageraho. Birashoboka? None si cyo tumariye abo bantu dufatanije urugendo ni iki? Icyo ni kimwe. Umuhati tugira wo kubazana kuri Kristo mbese ni uwuhe? Reka Imana idufashe tuyigaragaze neza. Ibi ni ibibazo twibajije ariko bikeneye kugira ngo bisubize. Ubu imperuka iri kugenda itwegera. Abo turi kumwe nabo umunsi ku munsi, ejo bashobora kuzaba bageze ahantu tudashobora kubashikira. Ariko hirya ngo mbese umuhati turi gukoresha kugira ngo tubagereho ni uwuhe? Nshuti muvandimwe, ongera uzirikane iki? Nuko Yesu akeneye yuko twera imbuto zikwiriye abihana. Ibyo wivugaho byose twabisomye. Ngo izina ry'igiti ngo nubwo ryaba ari ryiza, ngo mu gihe imbuto zacyo ntacyo zimariye abantu, ntacyo zimaze, ntabwo iryo zina rizakibuza kurimbuka. Iryo zina ni wowe, iryo zina ni wowe. Iryo zina ni itorero turimo. Reba ukuntu bihagararamo. Reba icyagufasha kugira ngo irimbuka rije vuba, nawe uzarirokoke. Reka twunge ubumwe n'Imana. Yesu atwohereze nk'urwandiko mu batuye isi mu izina rya Yesu.